Nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hakunze kugaragara ibibazo by'impaka ku mpamvu bamwe mu byamamare n'abandi bafatirwa mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge boherezwa mu kigo ngororamuco cya Huye Rehab, hakaba n'abandi bafungwa bakajyanwa mu magororero. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ibikurikizwa. Murakaza neza muri kino cyegeranyo tugiye kurebera hamwe impamvu hari abajyanwa muri Rehab abandi bakajyanwa mu magororero dushingiye ku byo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje. Bahaye ikaze. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Ukuboza 2025, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira yasobanuye ko hari ibintu bigera kuri 5 birebwaho kugira ngo hafatwe umwanzuro wo kohereza umuntu muri Rehab cyangwa se afungwe. Aha niho Dr. Murangira yavuze ko icy'ingenzi ari ukureba niba ari ubwa mbere uwo muntu afatiwe muri icyo cyaha. Iyo ari inshuro ya mbere afashwe ahabwa amahirwe yo kwitabwaho mu buryo bwamufasha kureka iyo ngeso. Iyo umuntu afatiwe mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge akaba hari n'ikindi cyaha kibirimo nko gukubita no gukomeretsa, ubujura, gusenya cyangwa se ibindi, ntawe afite amahirwe yo koherezwa muri Rehab, ahubwo ahita akurikiranwa n'amategeko ku byaha byose akurikiranyweho. Yagize ati igikurikizwa ni ibintu navuga nka 5. Icya mbere ni ukuba ari ubwa mbere afatiwe muri icyo cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge aribwo bwa mbere. Icya kabiri, kuba icyo cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge nta rindi sano gifitanye ibindi byaha nko gukubita, gukomeretsa, kwiba, gusenya. Ubwo iyo bifitanye isano nta mahirwe afite yo kujya muri Rehab, akurikiranwaho icyo ngicyo, ikindi kigakurikiranywa. Aho niho harebwa niba uwo muntu koko akeneye ubufasha bwo kuva mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, bityo Rehab ikaba inzira yamukiza kurusha igororero. Hari n'igihe uwafashwe ubwe asaba amahirwe yo kujya kwivuza cyangwa se kwigishwa muri Rehab. RIB ivuga ko hari abantu koko baba barabaye imbata y'ibiyobyabwenge, bityo rero bagakenera ubufasha bwihariye. Ikindi cya gatatu kirebwaho ni ukuba aribwo buryo bwonyine bushobora gufasha uwanyoye ibiyobyabwenge kwikosora. Ikindi cya kane, kuba nawe abisaba ati mumpa amahirwe ya nyuma, nanjye murabona ko ndi victim. Ku ruhande rwe nawe aba ari victim yo kuba yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge, uti nanjye mumpa amahirwe ya nyuma ngende nikosore njye muri Rehab ngororwe. Ariko nanone ko umuntu yarajyanywe muri Rehab ntibisobanuye ko dosiye yiheze ibihagaritswe, ariko ntibivanyweho burundu. Iyo yongeye gufatirwa muri ibyo bikorwa, dosiye ye irongeye gahagurutswa n'amahirwe yari yarahawe akarangira. Dr. Murangira aha niho yavuze ko n'ubushobozi bw'umugenzacyaha bugira uruhare. Hari n'igihe ugenzura imiterere y'uwo muntu, uburyo yafashwemo n'amakuru amureba yose, akabona ko yumvikana ko ashobora gufashwa, cyangwa se akabona arimo kubeshya ngo yirengagize amakosa. Yavuze ko ubu buryo bwo guha abantu amahirwe yo kwikosora bumaze kugaragaza umusaruro kuba bunyuzemo, nubwo atari uburyo bukora ku bantu bose. Asoza agira ati ibyo rero ni ibintu bishingirwaho kandi turabona biratanga umusaruro. Hari abo bifasha, ntabwo twavuga ngo nibwo buryo bugomba kubaho iteka, ariko ni uburyo ubugenzacyaha bwabonye ko bwafasha abantu bwo kuba bava mu kwimbata y'ibiyobyabwenge. Igihesha umuntu amahirwe yo kujyanwa muri Rehab kirimo kuba ari ubwa mbere afashwe, kuba nta bindi byaha birimo, kurebwa niba ubufasha bwo kwikosora bumukwiriye, ndetse no kuba yabigaragaza ubwe. Naho ugize uruhare mu bindi byaha bijyana n'ibiyobyabwenge cyangwa agahabwa amahirwe akayasesagura, arakurikiranwa n'amategeko akanafungwa.